Turabaramukije inshuti bakunzi ba Turwa TV, igitondo cyiza kandi cyumweru cyiza. Twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi. Abari mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, mwese turabashuje amahoro y'Imana bane namwe, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda ku migabane yose. Uyu munsi rero twasuye inzu y'umuziki Igo Studio, iyobowe n'umugabo bita Corneille. Araza kubibwira kugira ngo tuganire birambuye ku muziki, urugendo rwo mu muziki, ibyo yagiye ahura nabyo muri uyu muziki, ndetse agiye n'inama yaha abanyamuziki. Corneille, karibu rero, ibwire abatwumva. Asante Papa Jean Pierre. Amazina yanjye ni bisanzwe, abantu basigaye bambona kuri internet. Nitwa Byamungu Karume Corneille. Hano turi muri studio yitwa Igo Studio. Ndi producer wayo. Korera mu karere ka Nyagatare, hafi ya Radio Nyagatare ku bantu bazi Nyagatare. Yes. Urakoze Corneille kwibwira abatwumva n'abatubona. Corneille, ibyo byose uri umunyamuziki nta wabishidikanyaho. Ariko dutangira, ubundi umuziki ni iki muri rusange? Muziki bajya bavuga ngo nta majwi yumvikana neza ku matwi y'abantu. Yego. Niyo muziki mu Gifaransa niyo bavuga ngo c'est le son agréable à l'oreille des hommes. So niyo navuga kuri muziki ni namajwi. Yego. Kandi iyo majwi yumvikana neza. Nk'umunyamuziki amajwi yumvikana neza. Ese habaho ko hariho n'abajya bakora amajwi kumva ntabwo yumvikana neza mu matwi y'abantu? Iyo amajwi ibaye urusaku cyangwa itumvikana neza mu matwi y'abantu, iranaga ari muziki. Kubera ira majwi mu Gifaransa niyo bavuga les notes. Yego. Note ni do re mi fa sol la si. Na majwi arindwi. Manote arindwi. So zira note zigendera ku murongo. Iyo utazishira ku murongo ukaziririmba nabi, bita byumvikana nabi mu matwi y'abantu, bayita dièse. Iyo baye dièse nagari muziki biba byafu. Yego. Ese ni ibiki byibanze? Ubumenyi bw'ibanze umuntu agomba kuba afite kugira ngo abe umuririmbyi mwiza, cyangwa se abe umumizisiye mwiza, cyangwa umunyamuziki mwiza? Icyo kibazo ni cyiza cyane. Ubumenyi bw'ibanze cya mbere ugomba kuba umuntu ufite oreille musicale. Oreille musicale kuvuga uzi ugutwi kumva muziki. Ushobora kuba utazi gucuranga ariko ufite amatwi yumva. Hari abaririmbi usanga atazi gucuranga ariko afite amatwi yumva. Ushobora kuririmba nabi akakumva, ushobora gucuranga nabi akakumva. So ikintu kibanze navuga ni kuba ufite oreille musicale. Nuvuga ubaye wumva neza, yego, ariko utazi kuririmba, ibyo bintu usa n'ubihuza twumve. Biragoye kuko uravuga ngo uzi kuririmba neza, ariko ntabwo ufite ugutwi k'umuziki, cyangwa se ufite ugutwi k'umuziki ariko ntabwo uzi kuririmba. Byagorana. Umuntu ufite ugutwi k'umuziki atazi kuririmba, biragorana kumubona. Kubera umuntu ufite ugutwi k'umuziki agomba kuba azi kuririmba. Kubera nicyo kintu ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza umuntu uzi muziki. Kubera umuntu udafite ugutwi kumva muziki ntago azi no kuririmba. Kubera umuntu utabimva ashobora kuririmba we akazi ngo yaririmbye neza, bombi atabizi. Biragoye kubona umuntu udafite ugutwi kumva muziki kandi azi muziki. Ariko kubona umuntu umuntu wese ufite oreille musicale yaba yazi no kuririmba. Corneille, watangiye umuziki ugeze no ku rwego rwo kugira studio. Corneille, watangiye umuziki ryari? Muziki nawe utangiye kera. Urabona twebwe nge navukiye mu muryango y'abatambyi. Papa ni pasteur na mama na mama ni mudiakoni mu rusengero. Yewe nisanze mu rusengero mbikunda gutyo. Nabonye mfite imyaka ngo 8 natangiye gucuranga ingoma mu rusengero, izi ngoma za sembari. Ko nyicayeho ngajya mbigenderaho, ba grand frère ba muri quartier barimo gucuranga, nanjye nimo ndabigenderamo. Ni kuvuga ubu ngubu ufite imyaka 30 na
yose mba ndimo gucuranga. Ni byiza. Yego. Mu bikoresho bya muzika ni ikihe gikoresho wiyumvamo cyane ukavuga uti iki iyo ngifite mba numva nkomeye cyane? Icyo ni iki ngiki mfite n'ubundi. Gitare. Ngaho uvuzaho nk'akantu, nk'aka introduction y'akantu abantu bakumva bumve. Yeah. Inshuti bakunzi rero turi kumwe na Corneille, uramwumva ko kuri gitari rwose bimeze neza. Aka kari akantu yari atunyurijeho ngo twumve, ariko mu kanya turanamusaba reba akaririmbo kamwe yaririmba, niyo kataba ari kose katwara nk'amasegonda, ariko ni umunyamuziki, acuranga gitari, acuranga piano, avuza ingoma, akora na production, ariko aranaririmba nk'uko muri buze kubyumva. Corneille utubwiye ko gitari ariyo wumva. Ese iyi gitari itandukanye na piano? Gitari hano itandukanyira na piano. Piano iba ifite bayita clavier. Gitari igira imirya. Imirya ni iyi ngiyi urimo kubona hano izi masingi. N'abantu bitandukanira. Iyo turanze gitari iba ifite sound yayo. Aryoha, buri umuntu agira icyo akunda. Ariko kozera kuri piano umva ifite sound yayo. Kubera iyi mirya na kubera iri ama clavier bituma biratandukanyira aho ngaho sound iba yindi. Itandukanyo twaryumvishe. Hanyuma gitari ibyo byose ishobora kuba yoroshye kuyiga cyangwa birakomera? Gitari birakomera. Kwiga gitari yatwara nk'igihe kingana iki? Gitari ngeyo cyane cyane kunda kwigisha abantu gitari. Ariko gitari igira ama step, hari step ya acoustique, hari step ya accompagnement, step ya solo. So gitari kugira ngo imenye kwitangiriro muri acoustique ifatanga amezi 3. Izo step uko ari 3. Ndashaka ko umuntu uyu munsi dukurikiye ashobora kujya nibura ubumenyi bw'ibanze agira mu mutwe we. Niki cya mbere uheraho iyo ugiye kwiga gitari? Icyo kibazo ni kiza cyane. Ikintu umuntu aheraho ni gitari accompagnement. Accompagnement ni gitari ucuranga amanoti. Ukamenyera amajwi yose arindwi, do, re, mi, fa, sol, la kugeza kuri si. Icyo kintu kibanze umuntu yatangiraho kwiga. Kubera ntago watangira kwiga gitari utangira muri solo. Wamara n'imyaka utabyumva bikanakugora, ukibona ko uri umuswa kandi ufite ubwenge. Ariko kubera wabitangiye nabi gutyo, ariko ibanze ni accompagnement. Hari abantu bumva uvuga ayo manota sa n'uyacishamo kugira ngo n'uyumva yuvuga ati uhera ukageza aha ngaha. Iyi ni do, iyi ikaba ari re, iyi ni mi, iyi ni fa, iyi ni sol, iyi ni la, ikaba ari si. Ubwo amanota y'ibanze umuntu ibyo agomba kuba bizi. Ibi ngibi ugomba kuba bizi kabisa. Nukuba nuzakurikira ikiganiro ashaka kumenya nosiyo kuri gitari, agomba kumenya ngo ndahera aha ngaha. Cyane gose agomba guhera kuri do, akafata do, re, ibyo ngibi. Hanyuma nkawe nk'umwarimu ugeragisha muziki. Niki kintu kijya kikugora iyo urimo kwigisha umuntu gitari? Icyo kibazo kirakomeye. Ariko reka ngisubize. Kubera abanyeshuri baratandukana. Hari umunyeshuri usanga uramuyigisha kugira ngo afate imirya. Bikamugora ugasanga afite intoki nini. Kugira ngo utandukanishe utumirya biragora. Ugasanga nawe mwari murimo uramuyigisha kuva stress nyinshi. Hari undi munyeshuri usanga urimo kumuyigisha atabyumva ibyo ari byo. Kibaza se umuntu ndamusobanurira gute? Uramusobanurira ariko ntabya wumva kabisa. Iyo bintu bijya bingora cyane. Iyo ndimo nigisha umuntu. Amanota yibanze kwigisha umuntu bigoranye, ariko bikageza umuntu akabifata. Bigeraho iyo umuntu afite ishaka arabifata. Yakavamo umuzisiye mwiza. Hanyuma muri iyi minsi umaze ukora muziki. Niki kintu cyakunejeje? Ikintu cyanejeje ni byinshi cyane. Ariko ikibanze cyanejeje iyo ndimo ndacuranga banumva ndaruhutse mu mutima kabisa, ngumva meze neza cyane. Nubona nta mafaranga mfite cyangwa mfite stress nyinshi, ariko iyo ncuranze
numva ndibagirwa ibintu byose nitarumva meze neza pe icyo kintu kijya kineze. Tukiri aho hari undi muntu twaganiriye ejo nawe avuga nk'icyo uvuze ngo umuziki uraruhura cyane rwose. Ngaho ndagira ngo umpe nk'akaririmbo ahubwo ni Corneille aba yicaye avuga ati reka ncurange n'akahe karirimbo ujye ufata gitari yawe ukagrataho ukumva kabisa umutima waguwe neza. Ntitwishiye ariko mva hari ukuntu mba ndimo ndagicurangira tumanote tungato acoustique gusa. Utununga turi yamba ndimo kuducuranga kugira ngo hanyuma reka bazi kuri n'umuririmbyi nabibabwiye. Ndagira ngo uturebera akaririmbo kamwe ugacuranga cyangwa uhitiremo. Reka nguhitiremo ucurange kuri Kojana. Okay, najyo ukaririmbe ako gato cyane. Bwana ni Mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wow. Inshuti bakunzi rero murumva ko uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo. Iyo wageze mu nzu y'umuziki, iyo uri kumwe n'abanyamuziki, biba ari ibintu biryoshye. Muraganira, akakubwira teori, agashyira na pratique, ukabona ko ibyo avuga abyiyumvamo kandi abikora abizi. Yego. Corneille, uyu munsi turabona abana batoya bajya mu muziki. Umuntu akinjira mu muziki, ejo akabivamo cyangwa se akabikomereramo. Ndagira ngo use nk'umpa ishusho icyo umaze kubona ku banyamuziki b'uyu munsi. Iminsi umaze ureba abawinjiramo ari ibyakera n'ubu ariko ugira ikintu nganiriraho. Okay, icyo maze kubona ku banyamuziki b'ubu usanga umuntu yinjira mu bintu abinjiramo arimo arashakisha amafaranga. We ntago ashaka ubumenyi, ntago ashaka ngo anezeze abantu cyangwa avure imitima y'abantu kubera muziki iravura. Ariko ugasanga umuntu agiye muri muziki arimo arafokasinga kuri mafaranga. Iyo atabona amafaranga ahita bumva ko yumva muziki ahita bireka, ahita ajya mu bindi. Kandi muziki isaba kuyangana. Iyo bikunze uriyangana cyane. Keze ubwo zagera ku amafaranga. Amafaranga biza nyuma. Yego ni byiza ariko biza nyuma. Nga twewe ntago umunsi natangiye muziki ntago nafokasinga kuri mafaranga. Jewe nabikoraga kubera mbikunze, numvaga n'ibyo bintu bishobora kumereza amahoro kwisi. Habe mafaranga atari mafaranga numvaga nta kintu bimbuye, ngenda bikunda cyane. Ariko urimo arasanga abana b'igigi iyo agiye muri muziki ahita amenya ngo nta mafaranga. Iyo atari amafaranga arakora koko ntago yabikora. Inshuti bakunzi rero mwumva ko ibyo aribyo byose ibyo Corneille avuga birumvikana. Corneille yatangiye ari umwana muto mu rusengero acuranga ingoma, agera ku rwego amenye ibyuma byinshi bitandukanye. Yewe nkuko murimo kubibona mu mashusho ageze no ku rwego rwo kugira studio nziza. Igo studio imeze gutya, arakora indirimbo, afasha abahanzi benshi. Ibi bintu wabitekereje kugira ngo uzamuke uve kugucuranga ubirenge ugere naho ushinga inzu y'umuziki nk'iyi ngiyi ifasha abahanzi? Numbwira urwo rugendo ho gatoya. Urugendo rwa mbere icyo kibazo ni cyiza cyane, n'ubundi ufite ibibazo byiza cyane birimo birashimisha. Urugendo kugira ngo ngere hano n'urukundo gusa uko nabikundaga. N'ubu ngubu ndimo ndabona sindagera hano nifuza ngeze.
narabikunze numva ibi bintu kariyere yanjye ubu ngubu imyaka irimo kugenda ndavuga nta kandi kazi nshobora gukora. Yego nize ibintu bijyanye na comptabilité n'abindi, mfite licence, ariko numvaga bira nta kintu bimariye. Ndavuga ubwo ndimo ndagenda ndimo ndakura, nasaba nkora ikintu ejo nanjye nzaba ndi musaza mvuge nanjye iki kintu nzagisaziraho. Niyo natangiye gutekereza iki nakora, nkima udufaranga mbonye, biraka mbonye ngadukusanya, twigisha abantu. Iyo nigisha umuntu gucuranga kamera udufaranga ngadushira ahantu hamwe, ngira n'inshuti, hari inshuti zanteye ingunga, nambira ngo bana Corneille, iyo naje kubabwira umushinga barambira uwo mushinga ni mwiza cyane, reka mbatere ingunga. Nga mushumba wacu Bishop Deborah ndamukunda cyane, ni mama mwiza cyane, hane ingunga cyane. Urumva byamerezaga imbaraga yo kuvuga ngo ibi bintu reka nanjye mbikomeze. Hari ukuntu bikadufaranga to kugurira ibikoresho ugasanga uratinda kubona yandi, ariko iyo ubona umuntu agusapotinze udavuga ntago naturya, reka nanjye mbishiramo imbaraga kugira ngo ngere ku ntego yanjye. None kuvuga niyangana, nakoze byose bishoboka, ndiyangana ndima kugira ngo mbigereho. Nibyo kwihangana bitera kunesha. Corneille rero uyu munsi ufite studio yitwa Igo Studio, ikorera hano Nyagatare. Yego, Igo Studio ukoramo indirimbo, kubonana n'abahanzi batandukanye, n'akazi kawe ka buri munsi. Yego, ibi bintu bihuza gute? Ndabihuza neza, mbipangira ngera tayi nani orere yanjye ngenderaho. Hari umwanya hari gemba ndi kuri studio, ni umwanya ngabandi mu kazi kanje bisanzwe. Hanyuma se iyo tugeze muri urwego ngira ngo hajya haza n'abantu no gusohora indirimbo zitandukanye, hari indirimbo zimaje gusohoka zakorewemo hano? Indirimbo zo zirahari kabisa, indirimbo zirahari zimaze gusohokera hano. Ejo buri nari ndi kuri radio Nyagatare, ari ndi kumwe n'abahanzi, ari ku kiganiro cya nyamakuru bamwita Gozangi, cyaho kuwa gatano nari ndiyo nimugoroba, nani kumwe n'umuhanzi, indirimbo twari twayishize hanze, indirimbo nziza cyane. Hanyuma Corneille, kugira ngo umuhanzi cyangwa itsinda ry'abaririmbyi korali zibashe kukugana uzifashe cyangwa umuntu agufashe, asa n'ibiki bisabwa kugira ngo umuntu akugane? Urakoze, ni contact gusa. Iyo umuntu atwegereye akaba afite nimero zacu, araza tukaganira. Ntago njya nemeza ibintu, njye sindeba amafaranga mbere. Yewe ni mutima yo mbone umuntu akunze ibintu uko mbikunda, turaganira tukanakorana. Nta mpamvu yo kuvuga ngo amafaranga n'ibiki hoya. Okay, Corneille atubwiye neza. Inshuti bakunzi rero muduteze amatwi, kugera muri Igo Studio gusohora indirimbo, kubona na producer Corneille, ni contact, ibindi mukabiganira. Mukabiganira kuko biragaragara ko ashobora gufasha n'abahanzi bakizamuka cyangwa se n'abazamutse ariko bataramenyekana. Corneille, mbere yuko dusoza, niki kintu waganirira abatwumva uyu munsi kubijyanye n'izamuka ryawe ry'umuziki, umuziki muri rusange? Cyo navuga, murakoze, cyo nabivugaho ni kubira abantu, reka mbaze ku babyeyi bajya batekereza kuba uri umucuranzi ni kubura ubwenge, nta kamaro bifite, baba barimo kwibesha cyane. Muziki nayo ni umurimo nk'izindi mirimo. Iyo ubona umwana afite impano, akunda ibintu byo gucuranga, ibintu by'umuziki, ugomba kumushigikira. Ikintu nakunze hano mu Rwanda ari ishuri ry'umuziki bayita Nyundo, wamutuma bakagenda akabyiga, cyangwa niba udafite ubushobozi bwo kumujyana kuri Nyundo wamuzana iwacu natwe tukamufasha. Icyo ni ikintu navuga ku babyeyi barimo kudukurikira muri iki kiganiro. Icyo navuga ku rubyiruko bose barimo kudukurikira, niba ufite impano, niba wumva ukunda umuziki, waza ukatwegera tukareba icyo twagufasha kuzamurira impano yawe. Ikindi ni kubabwira bakomeze gukunda umuziki. Nanone ku bantu bafite ubushobozi, urabona twewe n'ubo tubikunda, n'ubo dufite na bitekerezo byo gufasha abantu cyangwa abahanzi barimo kuzamuka, hari ubushobozi tudafite bwagije. Niba hari umuntu udukurikira ufite ubushobozi, yadutera inkunga, yadufasha, ni karibu rwose, yazaga dufasha
cyangwa akaza tugakorana nabyo byadufasha kugira ngo umuziki uzamuke. Inshuti bakunzi rero turimo turaganira na Igo Studio na Corneille, mwumvishe ko ari ugufasha abahanzi, ari uko bagira inama mu rugendo rw'umuziki, ibyo byose birakorwa ahangaha. Ari kumwe rero na Baturwa TV, niyo mpamvu twamusuye kugira ngo tugire ibyo tubagezaho. Yaba inzu y'umuziki, yaba na TV, wo wagana wese hari ubumenyi ushobora kuhakura. Uyu munsi rero iyo ndi kumwe n'umunyamuziki Corneille, akoramo nkabyumva tukaganira, acyari muri wa mwanya ni no ku cyumweru, abantu ntabwo bagiye gusenga kubera impamvu zitandukanye, ariko nanone wakongera ukadurataho nanone kumva kandi kantu mukomeze ikiganiro cyacu n'ucyumva aryoherwa. Urumva rero ko ibintu ari uburyohe, nubwo ataririmbye ariko aracuranga ukabyumva ko ari impano afite kandi ari ibintu bifite injyana. Uyu munsi rero tuganira na Corneille, tuganira na Igo Studio, bavuze byinshi, twaganiriye mu rugendo rwe rw'umuziki, tuganira ku nama yaha abajene b'uyu munsi ndetse n'abandi bantu b'abanyamuziki muri rusange. Uyu muziki ni isuku. Umuziki ikintu navuga icyo kibazo kirakomeye, ibibazo byawe numva birakomeye cyane, ariko reka ngerageze kugisubiza. Umuziki icyo wangejejeho, umuziki ikintu wangejejeho, ubu ngubu ndabona ndimo ndegera ahantu nifuzaga, ariko se ndahagera cyane kubera umuziki kugeza ubu ngubu wamaye akazi. Iyo mvuze akazi kubera wamaye studio, ubu ngubu nicaye mu ruganda rw'umuziki. Aha bavuga ngo uruganda, niba wari uri Medecins Sempre ejo ukaba ufite ivuriro ryawe, baba urimo gutera imbere. Uvuga aha nanjye ndi muri bitaro, nicyo kintu umuziki umaze kungezaho, icyo navuga pe. Iyo maze kuba none mu ruganda ahantu umuntu atunganyira umuziki, ibyo ngibyo nabishima, navuga ko ni nambwe namaze gutera. Corneille yatangiye ari umucuranzi, none amarije gukora itunganya umuziki. Corneille umwana w'umunyarwanda wo mu karere ka Nyagatare cyangwa n'ahandi, urimo akorera kandi anakumva ushaka kwiga umuziki, mwirangira amenya ahantu uri kugira ngo abe yagushaka kubona. Murakoze. Tugitangira ikiganiro nari nabivuze, umuntu ushaka kutusanga cyangwa kwiga muziki uri muri karere ka Nyagatare cyangwa uri mu Gatsibo cyangwa Kayonza, naho byashoboka wadusanga. Nimero yanjye ni 072 48 46 921. Iyo ni nimero yanjye ya telefone nkoresha, ushobora kumamagara aho ngaho ngakubwira neza ahantu twereye. Niba utazi kuri Radio Nyagatare, ndabiza abantu benshi bazi kuri Radio Nyagatare, niyo dukorera. Nugera muri Nyagatare mu mujyi, turaturanye na Radio Nyagatare ku rusengero rwa Igo Church. Aho ngaho niyo dukorera. Umuntu wese ushaka kwiga muziki cyangwa gukora indirimbo cyangwa arashaka inama, tumugira inama, tusangaho tukamufasha. Corneille rero turagushimiye. Murakoze. Na Baturwa TV turagushimiye ku bumenyi cyangwa amakuru usangije abandi bakumva. Afite inzu y'umuziki ya Igo Studio, afasha abahanzi kandi akigisha no gucuranga. Nkuko yari babwiye inyuma,
abamukenera bamuhamagara kuri ziriya nimero. Twari turi kumwe na Baturwa TV kandi namwe inshuti bakunzi mwari mudukurikiye, turabashimiye. Ku bindi bisobanuro tuzatugera tuganira umunsi ku munsi, ndetse mujye mutubwira no muri commentaire ibyo twahindura cyangwa ibyo twakongera mu biganiro byacu. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Amen.